harya papa twebwe ntituraba karisimatike? Nibyo rwose turaba karisimatike. Rero ku ishuri numvise abandi bana bavuga ngo iwabo bazabajyana muri yubile. Bababwiye ko ari yubile y'iki? Ni yubile y'imyaka 50 ivugururwa muri Roho Mutagatifu rimaze rigeze muri diyosezi yacu ya Nyundo. Ese mama, erega amakuru mba nayakuru. Ubu rero ni ukwitegura hakiri kare. Nyiricyubahiro Musenyeri Anaclet Mwumvaneza, umwepiskopi wa diyosezi ya Nyundo, afatanyije n'ubuyobozi bw'amakoraniro y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu muri diyosezi, banejejwe no kubatumira mu birori by'umunsi mukuru wo kwizihiza yubile y'imyaka 50 ivugururwa muri Roho Mutagatifu rimaze rigeze muri diyosezi ya Nyundo. Ibirori bizabera muri paruwasi ya Muramba kuwa gatandatu tariki 19 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2024 guhera saa 3 za mu gitondo. Bakristo bavandimwe ba diyosezi ya Nyundo, ntimucikanwe n'aya mahirwe atabaho kenshi. Abo muri paruwasi Stella Maris Gisenyi, abo muri paruwasi ya Mbugangari, ab'imuhato, abo muri paruwasi ya Rambo, muri paruwasi Katedrali ya Nyundo, ab'inyabirasi, abikora Busasamana, Kivumu, Kavumu, Biruyi, Kinunu, Rambura, Kabaya, Bususa, Muhororo, Murunda, Kongo Nili, Mushubati, abo muri paruwasi ya Kibirizi, Kibingo, Kibuye, Birambo na Mubuga, paruwasi ya Gisovu, Mukungu, Nyange na Birambo. Nimwitegure maze kuitari 19 z'ukwezi kwa 10 duhurira i Muramba twizihize yubile y'imyaka 50 ishize ivugururwa muri Roho Mutagatifu rigeze muri diyosezi yacu ya Nyundo. Ubwo rero nta yindi ntumwa tuzahora twese ntawe usigaye muri paruwasi ya Muramba twizihize yubile y'imyaka 50 ivugururwa muri Roho Mutagatifu rimaze rigeze muri diyosezi yacu ya Nyundo. Nimuze dusangire ibyiza bya Roho Mutagatifu.